benshi bakunda kwibaza ngo ese ni ukubera iki uko wakora uko ariko kose bidashoboka ko wavanga amavuta yo guteka ndetse n'amazi. Uburyo bwose wakoresha kugira ngo ubivange nta na kimwe bitanga ndetse nta n'igisubizo na kimwe bitanga, ndetse kabone n'ubwo wakoresha imbaraga izo ari zo zose. Kandi ubwa mbere iyo bivanze bisa nk'aho byivanze ariko washyira akanya gatoya none ukongera ukabona amavuta yazamutse amazi ari hasi. None wakibaza ngo ni ukubera yuko amavuta yaba yoroshye kuruta amazi? None se hari irindi banga ryaba ribyihishe inyuma? Ubundi igisubizo gishe muri siyansi ubwayo, ndetse kandi n'ituma ibi byose biba. Njye ndi iFabrics, ikaze. Ubundi impamvu nyamukuru ni density. Density isobanuye ingano y'ibintu runaka bishobora kuba byajya ahantu runaka, ariho twita volume. Rero ubundi amazi afite density nini cyane ugereranyije n'amavuta aya ngaya dutekesha. Bivuze ngo rero turamutse dufashe wenda nk'ingano runaka y'amazi tugafata n'andi mavuta ariko bikaba bingana mu ngano, bivuze ngo ayo mazi afite density nini cyane ugereranyije n'ayo mavuta. Rero kubera ko amavuta aba afite density iri hasi, yo ntabwo yarohama mu mazi, niyo mpamvu tubona amavuta aba ari hejuru. Gusa iyo si yo mpamvu yonyine. Molecules z'amazi zirakururana cyane kubera ko ari pora. Kugira ngo ubyumve, fata nka rukuruzi imwe ifite ikimenyetso cyo guteranya n'ifite ikimenyetso cyo gukuramo, mbese muri make zidasa. Nk'uko tubizi zirakururana. Hanyuma molecules cyangwa se uduce duto tugize amavuta two tukaba turi non-polar, bivuze ngo turatandukana cyane kandi ntabwo dukururana. Rero aha ngaha bihita bigorana yuko ibintu biri non-polar byakivanga n'ibiri polar. Ubu buryo bukoreshwa ubundi ahantu henshi mu buzima busanzwe. Nk'urugero, hari ahantu henshi usanga nk'amavuta areremba hejuru y'inyanja kuko nyine atakivanga n'iyo nyanja. Ndetse kandi mu buzima busanzwe dusanzwe tubona ibi ngibi. Njye nari iFabrics, mwakoze kunyumva.